ce nanjye umuntu muvugisha hari ibibazo nshaka kumwibariza reka turebe kamfata Valentine bite kirapore Ibyiza amakuru ni meza ariko vava ko nakubuze warambuze urinde harya ariko ubwo uranyibagiwe nk'umuntu nanjye umuntu muvugisha hari ibibazo nshaka kumwibariza reka turebe kamfata Valentine bite kirapore ibyiza amakuru ni meza ariko vava ko nakubuze warambuze urinde harya ariko ubwo uranyibagiwe nk'umuntu twakoranye mu cyaro iriya kamera uyifate nka vava uri imbere yawe ari kuririmbira inshuti mbi nkawe nta kamaro ubu ushaka kunca inyuma ngo nshwane n'uwo twashakanye mukarya ibyanjye naruhiye ntureba nabo twabyaranye ngo wenda ubagirire impuhwe kuko ntacyo wabasigira ushaka ko banywisigara wowe twahoze tugendana nge nkajya nkubitsa amabanga ukarushywa nuko dutandukana nkayasanga iwanjye mu cyumba namenye kutagira ibanga niyo mpamvu ntakubitsa ibanga inshuti mbi nkawe itagira ibanga intera ubukana nk'ubw'akabanga namenye kutagira ibanga niyo Yes reka nzere ko umeze neza udukurikirana uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu tugushimira cyane wakoze subscribe nawe utarekorera n'umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe ni Kiraso muri kumwe ni sawa show kuri kamera zanyu muri kureba ewana mu pampe cyangwa umuntu wifuze iriya style kabisa nawe mubanze muyirebe rwose tuze kwivugaho wifunze bya hatari umusabere kamo kuri sawa show murakoze cyane kwa mwanya akiriye kuri sawa show wibwira n'abadukurikiye nyine bamenye umuntu turi kuganira amazina yanjye nitwa Ndayishimiye Ezekiel nkaba nturuka mu karere ka Nyamasheke nikaba ariho nturuka ni iwacu aho vava cyangwa se Valentine muzi ku izina rya Dorimbogo ahavuka Valentine cyangwa vava aho avuka ewana twinjira no mu kiganiro fresh na amasaha ni mugoroba ikirere kirimo kirashaka kudusatira kitwikira amashusho ariko byanga bikunda turaganira kuri mu bimwe tugiye kuba tuganiraho Ezekiel yego ndameze bite ndakomeye umukunzi w'icyamamare icyamamare kazi sheri wa Valentine uriya twari inshuti atarazi Kigali none yaraje i Kigali sigaye nanamamagara no kumfata bikaba ikibazo urumva sinzi ko rwose twebwe dutema dukokora ntago dutinzamo duhite twinjira mu kiganiro fresh Valentine cyangwa vava umukunzi we muri kumubona kuri kamera zacu vava yari umukunzi wawe uravuze ngo maze kugafata ahita aguca amaze ntakikwitaba ndashaka kugira ngo mvire muzi n'umuzingo ikintu kimbabaza no kuva twari inshuti akiri mu cyaro niba munabyumva neza nk'abantu bamukurikirana haraho yigeze avuga ati nari mfite umukunzi yatinyaga no kumvugisha ariko noneho ngiye nsigaye muvugisha ntamvugisha namuhamagara reka yabageze i Kigali dore yabaye vava kandi twamwitaga Valentine nyine urabizi mu cyaro ko tuba duhamagara amazina none bashyizeho n'akanyamugi baravuga ngo ni vava ni vava Valentine yabaye vava reka subi nyuma gote aho ngaho uvuze ati yageze i Kigali ahita atangira kukwiryaho yanga kukwitaba nawe ubu magingo anga uri Kigali kandi uhamaze igihe wenda nubwo mise mbivuga ariko watubwiye ko wajya kumufasha bakamwezana n'amafaranga kiba mu cyaro ariko noneho ndashaka kugira ngo mbwire icyagutunguye ukimubona kuri social media cyangwa ukimubona ko amaze kugera hari yaguhitinga kuri uru rwego amaze kugeraho we n'iki cyagutunguye urumva niba umuntu twari inshuti akiri mu cyaro yajya kuzamuka ntiyigeze abimbwira gusa nanjye natunguwe no kumubona mubona yamamaye ari kuririmba Dorimbogo Dorimvubu birantungura cyane none ntagiye kumuhamagara numva ntagishaka no kumvugisha nyine bimbera ikibazo niyo mpamvu byanteye kuza
kubivugaho kuko byari bimbabaje pe, byari bimbabaje. Wenda nahari nawe nanabibona yumve ko bimbabaje. Niba umuntu twari inshuti ngiye nkaza i Kigali nkamusiga mu cyaro, nkajya tuganira, icyansabye nkakimuha, none ubu ngubu sinkimuvugisha nkamvugisha. Yamaze kuriza ibiciro nyine, yarakize, ni ikibazo. Ese reka wenda nkubaze, iyo umuntu yumvise Nyamasheke yumva ko izo imbogo, imvubu, ibi byose yagiye aririmba biba muri Nyungwe. Nawe muturanye atuye imbere hafi ya Nyungwe? Oya, urumva afite bene wabo, baba mu karere k'Iburasirazuba, muri parike y'Akagera. Sinzi niba mwareka nkaririmba kuri iyo ndirimbo yiwe uko ayivuga, ubundi ndanagusobanuriraho n'utwo tunyamaswa dutoya, ari utunyamaswa dutoya avuga. Iyi ndirimbo yiravuga ngo imva n'imvano yabyo urayizi? Ndayizi kuko uko mumva turaziranye, ntago nayoberwa. Unavuga ngo dore imbogo, dore imvubu, dore impara, hari utunyamaswa dutoya tubiri twibera muri parike y'Akagera, dore imbogo, dore impara, dore imvubu. None utwo tunyamaswa rero avuga, ubundi imbogo iyo ziri kugenda, hari utunyamaswa ubundi ni impyisi bihehe. Kubera ko ubundi zikunda kugenda mbere ya ziriya nyamaswa imbogo, kuko iyo zibyaye cyangwa imbere y'impara cyangwa imbogo nyine, imbogo, imvubu, impara, kuko iyo zibyaye ziriya ziza gutora imiza cyangwa zikiba n'ibyana bibyaye. Niyo mpamvu turiya tunyamaswa tugenda imbere, tugenda dutaka nyine dushaka gutoragura bya bindi niba zibyaye, icyana zikakiba zikakijyana, kuko inyamaswa buriya ni inyamaswa nayo ni inyamaswa mbi cyane. Impyisi iyo bita impyisi bihehe, ibigenda imbere y'izindi nyamaswa, iyo zibyaye hagize ibyara zihita zijyana wa muziha, cyangwa se zikiba cyana ibyaye. Se ko numva usobanukiwe ibyo bintu, iyo ndirimbo ajya kuyisohora yaba yarakubwiyeho nyine kugira ngo umenye n'ubusobanuro bwayo? Ntago yabimbwiye, kuko ngewe urumva n'ubundi umuntu utuye mu karere ka Nyamasheke ntabwo yayoberwa inyamaswa kandi duturanye n'ishyamba. Noneho we rero aho yazibonye ni muri parike y'Akagera, ntabwo ari muri parike ya Nyungwe. Niho yabonye utwo dupyisi, kuko n'udupyisi abari tugenda imbere dushaka ibyo turya imbere ya za nyamaswa, imbogo, imvubu n'impara. Tutatindiye abakunzi bacu kugira ngo tubamare amatsiko, genda shaka yuko mu kiganiro live none ahangaha uhamagara Vava, none ahangaha mukavugana kugira ngo abakunzi bacu bumve kuri nyako, atanga turi mu kubatugura cyangwa turi mu papirana. Simbizi niba ari bumfate. Muhamagara nta kibazo. Umuntu yabaye umusitari, muhamagare. Arandenze, umuntu umaze kumenyekana ku isi yose, arandenze. Kumenyekana rero, kumenyekana no kubukundana n'umuntu biratandukanye, kuko byanga bikunda iyo umenyekanye ntago umutima uba wagiye nawo, wa mutima gukundaga n'ubundi bugihari. Wenda shaka umuhamagara basi nkagira ibyo mwibariza. Yewe muhamagare ndebe kamfata. Kuko numva no umusitari, buri umusitari ntavugisha abantu baciriritse nkanje. Reka muhamagare numve, ubwo nyine natamfata mwihangane. Ubwo iby'urukundo rwawe nawe rwasubiye hasi kubera ko yaba nyine yabaye umusitari, urumva ngiye arandenga. Physically yawe se ko nawe bigaragara ko uri umuntu w'umusitari, ariko we arazwi, ngiye ntabwo nzwi. Ntabwo uzwi? Ntabwo nzwi. Gute mutari gufatanya kugira ngo muzamukane mwese mumenyekane? Reka nze muhamagare numve kamfata. Gende shaka gufata, yishyireho parere, ushyire aho kuri munsi ya mikoro. Umusuhuze, muvugishe, nanjye umuvugishe. Hari ibibazo nshaka kumwibariza. Reka turebe kamfata. Valentine bite? Kiropore. Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Ariko Vava ko nakubuze. Warambuze? Urinde harya?
ariko ubwo uranyibagiwe nk'umuntu twakoranye mu cyaro. Mwana kundanye. Akadashyiraho parere bakunzi bacu wenda mutagira ngo Nteko Vava iriho mutagira ngo arankuvye ahise ambwira ngo buretse gatoya nyine ni umusitari ntabwo. Okay. Ntabwo yanyise. Ezekiel wenda urumva ahise gukupa nkuko babivuga ati ni umusitari yamaze ku ariko murabyumvisha. Genda byumvise kandi n'abakunzi bacu barabyumvise byanga bikunda kuko twashyize on speaker babyumvise. Vava mwarakundanye. Ese mu buzima bw'ubusanzwe bwa buri munsi cyangwa mu rukundo rwawe nawe yitwaraga gute? Vava nta kibazo cyiwe, yari umwana ukunda gusenga n'ubundi nkuko mubizi. Akundaga gusenga nta n'ikindi kibazo kindi nyine uretse ko ari ubusitari kandi nanjye narabyakiriye nk'umuntu wakundanye nawe ngomba kwakira ko ari umusitari nyine undenze nkanamwubaha nkagendera ku none se nabigenza gute niyumva we afite impuhwe zo kuza tukongera tugakomeza urukundo twari dufitanye nta kibazo nzabimwemerera. Live mu kiganiro gira ikintu usaba Vava none ahangaha ngiye ikintu uramuvugishije abya ngo buretse gato urumva saba kuko byanga bikunda ikiganiro azakibona. Nanone ngiye icyo musaba nuko yanyibuka nk'umuntu twakundanye tukongera tugasubira n'ubundi. Mu rukundo rwanyu niki wamufashije waba waramufashije cyangwa niki wicuza kuvuga ati nataye igihe cyanjye namufashije ibi ngibi namutaye iki niki kandi uvuga ko yenda uri ni ukuvuga ngo nta kintu kinini bitewe nuko nahageze ubu nta kintu kinini naba narakoze. Urumva iyo ukundanye n'umuntu hari ukuntu ashobora kugusaba utuntu sinangombwa kutuvuga ntago nabivuga ariko hari uko byagenze nk'abantu bari bakundanye. Ahubwo wenda nkaho ageze niba mbwiye ngo mbe ndetse gatoya ushobore kuba umva asigaye yabonana n'abanyamakuru benshi ashobore kuba ahuze reka ntegereze ko wenda ari buze kumpamagara akambwira nzababwira niba yarampamagaye. Abanyamakuru sukiye ko ari wo ntandaro y'ibyo ngibyo urumva umuntu usigaye wange cyangwa akuburira umwanya wenda ntabwo tuvuga ko yakwanze kuba ko ntabyo yigeze kubwira. Ntabyo yambwiye nakwitaba ariko ntabwo yigeze kubwira ko yakwanze. Ntabwo yigeze abimbwira. Ngewe reka ntegereze ntambwiye ngo mbe ndetse gatoya reka ntegereze niba ari buze kumpamagara. Ubwo nzayibabwira nk'abantu n'ubundi naje kubivugira hano kuri kamera niba yorongeye kumvugisha nzabibabwira. Ndashaka nyine kutubwira wenda mu rukundo rwanyu intambwe aho rwari rugeze ubu ngubu urumva rwasubiye inyuma nimba atakwitaba ngo muganire nk'uko mwajyaga muganira n'iki wicuza kuri mu rukundo rwanyu nyine uvuga ati ndamutaye. Urukumva ikibazo rero nanone nagize mu rukundo rwacu hagati yanjye na Vava nuko hari ijambo yavuze ngo ntago yabona n'umusitari. Nicyo kintu cyambabaje. Yabivuze ryari? Hari aho nabibonye ari kubivuga ku mbuga nkoranyambaga ariko bivuga ngo ntabwo yabana n'umusitari kandi nawe umusitari kandi nanjye ndi mu nzira y'ubusitari. None nkibaza se niba narabaye umusitari none ubu nta jambo gifite imbere yiwe ntabwo azongera ariko noneho nawe ni umusitari. Ubwo se ntitwagakwiye kumvikana nk'abantu b'abasitari babaye abasitari bose. Aho ngaho ku ruhande rwanjye navuga ko muri kwitana ba mwana kuko nimba avuga ngo ntiyabana n'umusitari nawe ukaba uri umusitari nawe akaba ari umusitari byanga bikunda nimba mwarakundanaga harakwiye kuvamo umwe akavuga ati n'ubundi ibyo nkora cyangwa reka mbirekere umwe abikore cyangwa bitise dukore n'ubundi twuzuzanye ibintu ubundi ikintu cya mbere n'urukundo ibindi bikaza nyuma. Njye numva nk'ukuntu twabanye twese turi abakeneye nta n'umwe uragera ahageze kuko sinari nzi ko azabikora gusa ngiye nakuze numva ko impano nyifite yo kuririmba ngo we atarayigira none niba yigize wakamenyekana mbere yanjye yarakwiye ahubwo no kuza nanjye akamfasha nanjye nkamenyekana kubera ko twabanye nta buzima dufite none ubu ngubu dusa nkaho tugiye kububona twari dukwiye gufashanya tukazamuka twese. Ese imbaraga ubona we yakoresheje kurusha izawe kugira ngo agere aho ageze wowe ntumenyekane ubona ari izihe? Iryo banga niwe warimbwira icyo yakoresheje cyangwa se nuko tugenda urabizi ko umuntu agenda ukwiye n'undi akagenda ukwe no kuronka iyo turonse ntabwo turonka bimwe. Nukuvuga ngo rero we uko yagiye akagenda imbere ubwo yarakwiye kumfata ukuboko nanjye akambwira ati wakaje nkakwereka uko nanjye nazamutse
kurumva ngewe ngize indirimbo 5 waracyari kuri imwe cyangwa se 2 kurumva ninge maze kwandika nyinshi kumurusha ariko yahiriwe mbere yuko ngewe mpirwa rero icyo nakubwiraga dusoza ikiganiro cyacu wenda tureka tugane ku musozo wacyo gira ikintu umwisabira cyangwa umubwire cyangwa se Valentina tuzi nyina kiba mu cyaro kuko niko twavugaga Vava ngiye sinatekerezaga yuko nanamwita Vava ahubwo icyo numva yakora nuko nanjye yakumva ko nanjye ndi umuhanzi uririmba indirimbo nyarwanda nanjye akagera aho nkura nanjye basi nanjye nkamenyekana simbizi niba bizi kuko ntabashaka kumvugisha ngo mbimubwire kandi ari sheri wawe ubwo yaba atabizi gute kandi bashina ikintu bayishanye kandi nyine urumva mbigiyemo nanjye vuba okay noneho nawe aho yangiye kukwita awe ahita azamuka kundusha urumva ko ariko aranabizi none se twarabiganira kuko mbere rwose nanamubwiraga yuko nzaba umusitari kandi ko nzaririmba arabigize reka ngusabe ikintu kimwe reka tugerageze amahirwe ya nyuma niko bajya bavuga wongere umuhamagare rimwe oya reka ndeka kumuhamagara kuko buriya ngewe kuko ndacyafite agatima yuko ari igihe azaza akambwira ati umva wenda jewe nige ndashaka ko umukompoza ukamuma twivuganira ndashaka kumubaza ikibazo kimwe cyangwa 2 ubundi tugakomeza urumva ndaje afite agatima reka ngiye mwihamagarire numve bakonzi basaba nyine reka dukurikirane ibintu tumenye ngo ni ibiki tumenye ibyo ari byo wamugane nimba ari uko nguko abasitari baba babayeho cyangwa ari uko bimeze tumenye ibyo ari byo wongera umukompoze ushyireho parallel parallel mubwira ati neze kiri ndashaka kumvugisha nishiri wawe byo biba bihagije ndashaka kumvugisha turebe wa mugani n'uwo mwanya yakwimye cyangwa turebe kamfata abasitari burya ntago babyoroshye iyo umuntu yaba umusitari biba bikomeye rega nawe uri umusitari ntukwitinye wasanga abamanajya yiwe amubuza mbere nk'ubu ntafashe yanze kugufata ubwo urukumva reka tureke kumuforosa cyane ariko ushobora kumutinya ngomba kumwubaha umuntu w'umusitari isi yose imaze kumenya ubwo urukumva ngomba kumwubaha nkamuha icyubahiro cye ubwo we kubw'imbabazi ziwe cyangwa se kubw'urukundo rwiwe niba uzaza akavuga ati uyu muntu reka mufashe nawe agera ahagera cyangwa tufashanye ko watubwiye ko ari wowe kwisabira urukundo noneho magingo aya ngaya ubu ngubu noneho ni wowe uri kumushaka uri kurumusaba ubona impinduka zaba barize cyangwa ubona ni iki wicuza yari akiri mu cyaro ngewe arambwira ati wagiye i Kigali ndumva ngo waranafatishije wambabarire tugakundana tukareba tugakundana nanjye nkakundana n'umusitari mwahuye kangahe uri i Kigali urumva najyaga mu cyaro tugahura nkamusuhuza nkigende abantu rero bo mu cyaro babizi baba basenga cyane ntabwo bashobora najyaga nkunda kujya iwacu bwije tugahura ariko akambwira ati ntago natinda kubera ko ndi umukristo ndashaka kumenya mwahuye kangahe uri mu cyaro ageze Kigali mwahuye kangahe ndi mu cyaro urumva twarariranywe n'umwana twariranywe twese mu mudugudu umwe turaziranye i Kigali rero ni nka 2 gusa namanutseyo turahura ariko ubwa mbere nubwo twahuye ubwa kabiri nsanga ntawe wari yagiye guhinga ndongera ndizamukira okay ku musozo w'ikiganiro cyacu Ezekiel ni umukunzi wa Vava cyangwa umukunzi wa Valentine mu buzima busanzwe mu minota mike dusoza ikiganiro cyacu wenda mu muziki wawe wa buri munsi cyangwa mu kazi kawe ka buri munsi nagira ngo uduhe indirimbo yawe ukunda bwa mbere kandi unayitura na Vava ndi umuhanzi mfite indirimbo zigeze muri 5 ndashaka ko turirimbira indirimbo waririmbiye Vava niyo nshaka agiye kumva urumva yakunda ntago wagukunda n'umuntu wo kumuhimbira indirimbo ngiye naratekereje ndavuga ati buri umuntu wamujyanye yari inshuti yiwe cyangwa se yanjye nanjye ariko nahise numva igitekerezo kije mu mutwe wanjye kirambwira ngo andika indirimbo ivuga ngo inshuti mbi nkawe nta kamaro nayise ibanga kuri YouTube niko ugiyeyo ujya ukandikamo ibanga
by Big Boy by Ezekiel Big Boy. Nitwa Ezekiel Big Boy kuri YouTube, maze gukora indirimbo 5, hariyo biti ngo ziragwira, akaba niyo biti banga, akaba niyo bita Corona, nkaba niyindi nakoze ibita Visit Rwanda. Okay, twagiye kuyiwahimbye Vava dukubita akapera yayo tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Iravuga ngo inshuti mbi nkawe nta kamaro, ubu ushaka kunca inyuma. Genesha kwiririmba usa nk'uri kumwe na Vava mwicaranye, urebe abakunzi bacu muri kamera ari nka Vava, iriya kamera uyifata nka Vava uri imbere yawe ari kuririmbira. Inshuti mbi nkawe nta kamaro, ubu ushaka kunca inyuma, ngo nshwane n'uwo twashakanye, mukarya ibyanjye naruhiye, ntureba nabo twabyaranye, ngo wenda ubagirire impuhwe, kuko ntacyo wabasigira, ushaka ko banywisigara, wowe twahoze tugendana, nge nkajya nkubitsa amabanga, ukarushywa nuko dutandukana, nkayasanga iwanjye mu cyumba, namenye kutagira ibanga, niyo mpamvu ntakubitsa ibanga, inshuti mbi nkawe itagira ibanga, interubukana nk'ubw'akabanga, namenye kutagira ibanga, niyo mpamvu ntakubitsa ibanga, inshuti mbi nkawe itagira ibanga, interubukana nk'ubw'akabanga, ababonaga tugendana bari bazi ko tuvukana. Naho ngaho reka ndegeraho mukono mvirimo amagambo akakaira ngo inshuti yawe inshuti itagira umumaro, itagira ibanga, inshuti mbi nkawe nta kamaro, itagira ibanga, igira ngo abo babyaranye, inshuti mbi nkawe nta kamaro, ubu ushaka kunca inyuma, mushwane n'uwo twashakanye, mukarya ibyanjye naruhiye. Urukumva umuntu washatse kuguca inyuma akagutwara umukunzi, mubaye mwarabyaranye, abawe mwabyaranye nyine abashaka ko bamwisigara baba imbobo. Okay, iyo ndirimbo waririmbiye Vava bitewe n'ibyo wakoreye n'ubuzima mwagiye mucanamo, nuko byagenze, nuko ageze amagingo agatangira kwirengagiza. Yego, niyo wahise uvuga ati reka nisharige nka Big Boy mite nyimwandikira. Nahise nyandika mbabaye, urumva we yarataranatunga telefone ya touch, cyakora ubu ngubu wenda niba bireba simbizi. Waba waramuhaye link yayo cyangwa? Oya, ntayo ndamuha kuko urumva mfite agahinda. Ubu mubuye vis-a-vis agahinda mfite n'icyizere yuko Vava ashobora kuza tukinga tukayongera tukaba inshuti tugakundana. Vava garukira Big Boy, mwongeye mu bishuti mukundane rero, mwakuranye kuva kera, nanjye ndamuvugiye kandi dusoza ikiganiro cyacu. Big Boy, abantu bazakurikirana iyo ndirimbo yawe kuri Big Boy, iyi ndirimbo yanjye iboneka kuri channel Ezekiel Big Boy. Ntabwo ndakora amashusho kubera ko amashusho aba yihagazeho. Sayo mashusho uzakora uzashyiramo na Vava? Ngiye kubwanjye numva namushyiramo. Okay. Numva ahubwo twafatanya, ahubwo none hari ikintu nsaba Vava, ngiye numva aho yarageze hari heza, ahubwo twafatanya tukaririmba indirimbo nziza tukatwika, kuko ndi umwanditsi mwiza, nzi ko njya nandika. Tugafatanya tukandika indirimbo, ubundi tukanezeza abafana. Ubumva duhuye Vava w'iwacu ni inshuti yanjye twakundanye, noneho tugakorana indirimbo, nanjye ukumva byambera byiza. None se wenda reka nkubaze ikindi kibazo cy'amatsiko kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Urabona ino myambarire yo hanze aha ngaha y'abakobwa bagenda bambaye mini cyangwa bafunga bitewe n'imyambarire yabo. Reka tugere kuri uriya mukobwa wari wambaye kuri, warabibonye, uri umuntu nawe uba muri ibintu bya industry, wabibonye gute? Ngiye uriya mukobwa naramubonye, wenda si nawe wenyine nari mbonye. Hari ikibazo cy'abakobwa kiri hano hanze cyo kwambara ubusa. Noneho yakambara ubusa agahura n'umugabo, umugabo yamureba akumva ashatse gahunda, akumva ashatse gahunda, yashaka gahunda, urumva wa wundi washyize hari hanze n'ibiciro byiwe biri hejuru, bigatuma wa mugabo ajya gushaka ahajya gusambana, kubera ko yahuye n'umuntu wagaragaje biriya bintu. Shefu ni ibanga rya komerezaho. Ndumva bara abakobwa ira nibanga bagakwiye. Urumva nkanjye Big Boy, impamvu nanakunda Vava nanabikubwiye, Vava yambara neza, ntago yambara
arikwiza ariko hari ikintu nabonye ese kitari cyiza ndashaka nguce mu ijambo uretse gato ubona ikosa riba rifite uwo mugabo ufite irari cyangwa ubona ikosa riba ryatewe n'uwo mukobwa erega buri uriya mugabo asambana kubera ko yabonye bamweretse ibintu bibitse bigomba kuba bibitse bigomba kubonwa n'umugabo wawe wagukuyemo cyangwa wakundanye akabona ubwo iyo gahunda none ubyeretse buri muntu wese agiye abona ese ubundi biriya bintu nta gaciro baba bihaye yewe numva agaciro ari uko wakambara birebire noneho nanjye nkakurebera inyuma ukagira amatsiko y'ibiri imbere noneho nibwo nzaguha n'agaciro kubera yuko wambaye wikwije kubera ko wikwije nzavuga ati ariko buri ibintu biri hari imbere bimeze gute nkagira amatsiko none urafashe ibintu ushyize hanze nabonaga ari akantu kameze nk'agasupanete ibintu byose bigaragara ntago ari byiza ngewe singiye kukubeshya nge sinanahaguruka ntago rwose ntago uramubonye ngewe ntago naba nkibaye umugabo. Okay, Big Boy urakoze ku butumwa bwiza utanze, reka dusoze ikiganiro cyacu nakagaruka n'ubundi tuzakomeza tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye kandi tuzakomeza tubakurikirane urukundo rwa Big Boy na Vava ukuntu bihagaze. Ikiganiro cyacu nakagaruka mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kugeraho n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, turabemera cyane. Murakoze. Asante byari Kiroso.